nibwo dogiteri yabonanye n'umwana nyirizina amucisha mu cyuma cye afite mucisha mu cyuma atubwiye ati nyamara umwana afite imyenge 3 ku mutima. numva ni ikibazo kindenze. Atubwiye ati amafaranga makeya mu Buhinde bamubagira ni miliyoni 10. Wakwifuza gufatanya natwe mwaho kababaro no gukorera umugisha w'Imana na cyane ko n'ubwo Imana gitanga umugisha. Wakwifuza gufatanya natwe yadutera inkunga Imana yamuha umugisha. Telefoni zanjye ni 0788 96 16 81. Turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka ngushimire wose wakoze subscribe, urukundo rwanyu mutwereka turabashimira. Hanyuma rero ahandi ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gasyata, nko muri kubibona kuri kamera za Yawe TV. Ndikumwe n'umuryango n'umupapa n'umwana ndetse n'umufasha we. Nibo tujye kuganira kuri uyu munsi, muraza kuza kumenya byinshi kuri bo. Ese uyu munsi abangabo turaganira iki? Hanyuma reka mpere iruhande rwanjye ndi kumwe n'umupapa, reka bari we mperaho. Muraho papa? Muraho neza. Makuru yanyu? Neza. Bagwita bande ugiye gutangira bibwira abakunzi ba Yawe TV bagukurikiranye muri aka kanya? Nitwa Ukwizagira Jean Damascene. Umugabo ndubatse nkuko munimo bibona. Madamu n'uyu n'umwana wacu w'imfura. Reka nzengeye no ku mubyeyi uteye umwana ngira ngo muri kubibona. Mama we witwa gute? Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Josiane. Kaburi umufasha wa Damascene. Umwana nawe ntabwo azi kuvuga bari kubyibonera. Hanyuma anga tubasuye bimeze bitanga muri mu Gasyata. Mu Gasyata nta kibazo tumeze neza. Biragenda gake gake. Nakabura kaguye. Kabura kaguye. Abahinze hejuru ahangaha bintu biramera. Ese kumbona babona mufite umwana muto hashize igihe kingari kimwimari? Imyaka 2 imaze kurenga kuko twakoze mariage ku itariki 21 z'ukwa karindwi 2018. Nakeka mu kwa karindwi twari twujuje imyaka 2. Muraba mubanye gusa yarashize nk'igihe kingana iki mukunda? Hashize nk'imyaka nk'ine. Kuko twakundanye 2014 then dukora mariage 2018. Tumva mwari murimo neza ngo byakugoraga wowe? Oya. Rero ahangaha naje mfite amakuru yuko mufite ikibazo cy'umwana. Ese bimeze gute? Uradusobanura neza ndetse n'abakunzi ba Yawe TV bari kureba akanya kugira ngo basobanukirwe neza. Mwambwiye ko hari umwana urwaye ariko reka nguhe microphone nyine ugira icyo bitangazaho cyangwa se ugira icyo bisobanura. Nkuko mwatangiye muduha ikaze, tubanje kubashimira ubwitange bwanyu n'urukundo mwatugaragarije muza kudusura. Ndetse tuboneraho no gusuhuza abakunzi bakurikira Yawe TV. Amahoro n'imigisha bibane namwe. Kuko nabibwiye nitwa Jean Damascene Ukwizagira, umugabo wubatse ufite urugo rumaze imyaka 2. So muri iyo myaka 2 nubatse urugo nagiye mpana intambara zitandukanye. Sinangombwa cyane kuzijyamo ariko hari igihe umuntu ahura n'ibikomere ariko hakaza igikomere kibirenze byose. Uyu mwana mureba kuri kamera, mama we yarasamye nta kibazo, ajya kwipimisha bamubwira ko umwana ameze neza mu nda. Igihe kiragira cyo kubyara, ajya kubyara kuri centre de santé ya Kabuye. Tugiye tugituye Kabuye. Gezeyo umwana aravuka, batubwira ko umwana avutse nta kibazo na kimwe afite. Tucyura umwana nyine tubona ko ari umwana muzima nta kibazo. Haceho ukwezi tubona gatangiye guhumeka nabi, arahumeka insigane, arararira, ararigaragura. Tubaje abantu n'abaturanyi bati abana nibisanzwe guhumeka nabi, kurira nibisanzwe, nta kibazo umwana afite. Twareka haca mu kundi kwezi amezi 2 3. Ejo munageze muri 7 nibwo nabonye noneho bidasanzwe.
umwana ararira yigaragura ijoro ryose, amagripe yafunganye. Mbwira umugore ni nyamara ndabona bitoroshye, ndabona shitani atangiye kudutera. Hanyuma mbwira umugore ntijya ku Muhima ku bitaro kuri hopitali, ugende basuzuma umwana, nyamara gusuzuma umwana tumenye ikibazo nyirizina umwana afite, uko kuva yavuka sindamubona anaseka. Umugore aragenda amanza kuri centre de santé Muhima, agezeyo bapimye umwana bahita bamubwira ati ihute cyane ujye kuri hopitali kuko umwana afite ikibazo gikomeye kiri ku mutima natwe tutabasha kumenya. Hano mu Kasiyata twabaga hano mu Gatsata, ariko nyine ni ku bitaro ku Muhima babimubwiye kuri centre de santé. Bahita bamuha transfer ako kanya n'abari bari imbere bamubwira ati baceho irukanka ugende kuri hopitali barebe ikibazo umwana afite ku mutima. Umugore ahita amubwira ndi mu kazi aho narindi, arambwira ati nyamara baduhaye transfer. Nta kibazo, niba baguhaye transfer genda uguraza kumbwira. Haciye isaha itamubwira ati baduhaye ibitaro, umwana bamukiza no kuri bombone, arimo arahumekera kuri bombone. So numva birandenze, numva ngize ikibazo, na cyane ko nta n'ubushobozi bwari ntabwo kumva ngo ngiye umwana agiye mu bitaro. Byahise bindenga, dutegereza kugira ngo turebe ikibazo umwana afite, ko bavuga ngo ngo bagiye kumupima respirateur. Sinzi byari byo nyine, ibyo bimenywa n'abaganga. Haciyeho umunsi umwe, haciyeho iminsi ibiri, basa naho batari kubikurikirana cyane. Fata umwanzuro ko kurikirana gute batari kumupima ngo bari ikibazo nyirizina umwana afite. Fata umwanzuro kuba ndetse akazi, ahubwo ngiye nsanga umugore ku bitaro. Ubwo ndavuga nyuma y'iminsi 3 nsanga umugore ku bitaro. Buriya abagore hari igihe batagira batabafite imbaraga zo gukurikirana ibintu cyane. Ndagenda ntangira kubijyamo, mbaza abaganga bimeze bite, mfite impungenge z'umwana. Nibwo bahise bamwandikira kumucisha mu cyuma, bamunyuje mu cyuma baratubwira ngo afite ikibazo ku mutima, ariko nabo ntibavuga icyo ari cyo. Baravuga ngo ikibazo afite kizakemurwa n'i Kanombe cyangwa se hashika cyangwa Faisal. Ariko ntabwo bashobora kuturifera ako kanya kuko umwana yari agihumeka nabi. Ahubwo okay, ni umwana agihumeka nabi, mugumisha kuri bombone, ariko ndababaza nta kindi kintu mwatumarira usibye kumugumisha kuri bombone, ko mubona ari mu guhumeka insigane, mubona arwaye amagripe ameze nabi, nta n'umuti wa gripe. Barambwira bati ntabwo umwana ufite ikibazo cy'umutima ahabwa undi muti wari wose, ni ugutegereza agahumeka neza aho gakeya tubarifera mu kagenda. Ndabyakira, numva ko umwana afite ikibazo nyine ku mutima, ariko sintazi icyo ari cyo. Hanyuma hacaho nk'iminsi 3 bahita batwandikira transferi, bashatse kutwandikira ya CHK. Umubyeyi w'inshuti yacu atubwira ariko CHK ntabwo bihita bikunda neza, ati byiza nuko babohereza Kanombe. Bahita batwandikira transferi Kanombe, baritwandikiye ariko wa mbere baratubwira ati dogiteri ariko tubandikiye aboneka ku 3 no ku 5. Ubwo ni munajya Kanombe, birasaba ko muraba mugumye mukamutegereza cyangwa se mukajyaho bakabashyira ku rutonde rw'abantu azakira. Ako kanya directeur nahise mpamagara umugabo w'inshuti yanjye, namubwira ni nyamara birakomeye batworeje Kanombe. Itazana imodoka aparika ku Muhima, tujyamo, tugezeyo tugeze Kanombe badushyira ku rutonde rw'abantu docteur azakira ku 3. Tugeze bamushyira ku rutonde, tugiye ku 3 dusanga ntiyaje. Tusanze ataje, tureka dusore ku 5. Tugiye ku 5 nibwo dogiteri yabonanye n'umwana nyirizina, amucisha mu cyuma cye afite, mucisha mu cyuma atubwira ati nyamara umwana afite imyenge 3 ku mutima. Numva ni ikibazo kindenze. Ndabamubaza nti se ni imyenge imeze ite, kuko nkunda kubaza cyane bagira ngo ni impano mfite. Ndamubaza ni imyenge imeze ite. Imyenge nese ndamaze ubundi ku mutima nta myenge ibaho, kuko nge ntago nize ubumenya muntu. Ndamaze ise ku mutima nta myenge ibaho, ubusanzwe nta myenge igomba kubiriho. Bambwiye ati iri mu mutima hagati ntabwo igomba kubiriho, ahubwo iyo myenge irimo ituma amaraso
ajya yinjira ahantu atagomba gutembera mu mubiri w'uyu mwana, ni nayo mpamvu ubona agatuza ke kabyimbye. Ndamubaza nti se cyo gukora n'iki ko batubwiye ko n'ubundi muramubaga mukamukemura ikibazo kuko n'ubundi Kanombe batubwiye ko ari mwebwe mu bishoboye mwadufasha. Dr Mucumbitsi aratubwira ati twebwe hano mu Rwanda tubaga abana batarengeje amezi 6 bavutse, none uyu wanyu agejeje mu mezi 9, turiyo yari amezi 9. Umwana agejeje amezi 9 ntabwo byashobora ko tumubaga. Cyokora niba mufite ubushobozi twabarifera mukajya mu Buhinde, niho twizeye ko babasha gukemura ikibazo umwana afite kandi ku mafaranga makeya. Hisa ayo mafaranga makeya uvuga nangahe muganga ko n'ubuzima tubayemo ari ugupfundikanya, ejo umuntu ararya, ejo bundi ntarye, ejo umuntu akarya saa 6 nimugoroba ntarye, tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana. Iyo mafaranga nangahe makeya. Aha tubwiye ati amafaranga makeya mu Buhinde bamubagira ni miliyoni 10. Ngiye byarandenze mera nk'umusazi kuko n'ubundi iyo nzira kugira ngo tuve ku Muhima tujya Kanombe n'iki byose n'ubundi tubari no mu bitaro kugira ngo mbone ninjye umuntu arasabaga. Nta bushobozi nageze ubwo nkoresha udufaranga duke nari mfite, ngira ubwo ntangira gusaba inshuti n'abavandimwe zitugemurira kugira ngo tugere Kanombe. Urumva nageze n'ubwo nsaba ari futi, none bamwe ni miliyoni 14 zishyirwa mu bitaro mu Buhinde. Mera nk'utaye umutwe, ariko ntaye umutwe ngomeza kubaza amakuru. Ese mu Buhinde miliyoni 14 ziramutse zibonetse umwana miliyoni 10 zibonetse umwana yavuzwe neza nta kibazo. Muganga nambwiye ati 10 nizishyurwa ku bitaro, hanyuma umurwaza wagiye kumurwaza abari hanze y'ibitaro, ibya byose miliyoni 4 nawe ziramufasha. Ubwo mwashaka miliyoni 14. Numva birandenze, mbw'inshuti n'abavandimwe barambwira ati nukubaka inzira y'amasengesho. Ndibuka nabwiye mama, nahamagaye mama kuri telefone, arambwira ati mwana wanjye se ko nubwo waza ukagurisha imitungo dufite hano bene barumuna bawe na bakuru bawe ukabarya tukayaguha ko nzi ko hatavamo na miliyoni 14 urazikura hehe. Numva birandenze, hanyuma kuyoboka inzira y'amasengesho, ndasenga mbyereka Imana. Hanyuma nyine mu mutima wanjye ntangira kwiyakira, ariko mu kuganira hanyuma yo kuganira n'abantu no kuganira n'Imana, numva umutima unyoboye kujya ku ma YouTube channel. Numva umutima umbwiye ko hari abantu bajya bafashwa iyo bageze mu itangazamakuru. Hanyuma ngo utarakomeza kuvuga aho ngaho, reka negere mama w'umwana, mama Keza agenda amenye n'izina ry'umwana. Hanyuma mbere y'uko ubyara cyangwa se utwite umwana, nta kibazo cyari kigeze kikubaho ku buryo wajya kwisuzumisha kwa kundi umubyeyi ajya kwisuzumisha? Nta kibazo bigeze bakubwira ko ufite cyangwa umwana afite? Hari ukuntu ujya kwa muganga abaganga bakakubwira ngo umwana afite ikibazo mu nda. Nta munsi n'umwe wigeze ujya kwa muganga abaganga bakubwire yuko ufite ikibazo? Nagiye kwipimisha bisanzwe uko umubyeyi wese ajya kwipimisha, gufata ibipimo bya kibyeyi, akambwira umwana ameze neza mu nda, umutima we uratera nta kibazo. Numva nyine ko ubuzima ari bwiza bw'umwana, ngataha. Hanyuma se nyuma y'uko uwo mwana avutse cyangwa se mumenye ko uwo mwana afite ikibazo, uwo mwana nyuma y'amezi 2 niho hagaragaye icyo kibazo, cyangwa se akivuka n'ubundi cyaragaragaye nuko mwatinze kubimenya? Dogiteri w'Ikanombe aratubwiye ngo ikibazo umwana arakivukanye. Ahubwo icyo natekereje, cyo kuba natekereje ko impamvu tutahise tubimenya ari uko umwana avukiye kuri centre de santé, nta bushobozi nta bikoresho baba bafite bihagije byo ko bahita bapima umwana direct ngo bamenye ikibazo umwana avukanye. Ariko Dogiteri Kanombe aratubwiye ngo ni ikibazo umwana yavukanye. Mbese muri make mwebwe nuko mwabimenye nyuma y'amezi 2? Ntabwo twabimenye nyuma y'amezi 2, ahubwo twabonye umwana atangiye guhumeka insigane nyuma y'amezi 2. Ariko nyirizi ni ikibazo umwana afite tukimenye ejo bundi mu mezi 8 n'igice 9. Mu busanzwe se nyuma y'uko wenda mumonye akarwaye akunda kwitwara ate, akunda kuba ameze ate nyuma y'uko agaragaje icyo kibazo? Nk'ubu ngubu urimo uramureba yicaye hano gucya, ubu ngubu kano kantu twamuhaye niko kamufashe, ariko ubu ngubu kamwambuye
yanabyanze ni ukuvuga ngo ntashobora kwicara n'amasegonda cyangwa n'iminota ari wenyine oya ntayahagarara ku bibero kandi munabizi abana bagejeje amezi 10 baba bahagarara ku bibero baba bakambakamba baba barafite amenyo baba barya ariko uyu ntiyahagarara ku bibero nta kintu kimwe yakoza mu nari cyakojeje umuntu ahita kiruka ko nkaronka akarabye biruka mbese ibintu biranga umwana ugejeje amezi 10 nta kintu kimwe agaragaza kugira ngo mwamubonye namwe nta menyo afite nta mbese nuko ntabwo ajya aseka ntashobora guseka ntabwo yaseka mbese kubera icyo adaseka biterwa ntabwo yaseka buriya abababara kuko nijoro arayigaragura yikoze yigaragura umuntu akabyuka agaterura bikanga ntajya asinzira ni ukuri arayigaragura umubiri wose mbese nuko ababaramo imbere hanyuma rero iyo abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo gikomeye akenshi abenshi bahita birukira mu nzu nyine y'Imana n'ubundi ariko birumvikana kwereka Imana ikibazo ariko hari abahita bajya mu masengesho bakareka kujya kwa muganga mwebigeze mujya mu banyamasengesho byibura ngo uwo mwana asengerwe inzira y'amasengesho na cyane ko dusenga Imana twubaha n'Imana inzira y'amasengesho twayinyuzemo tukemara kumva ikibazo umwana afite bakemara kutubwira ko azavurwa na miliyoni 14 ndebye umuryango wacu nta bushobozi nta na miliyoni twabona ndebye no mu yindi miryango no mu zindi nshuti ziba hafi yanjye cyane ko uyu muntu ari umukene agendana n'abakene akabishigahamagarwa n'abakene haganira n'abakene bo muri urwo rwego rwe abo rero b'inshuti zanjye muri urwo rwego nasanze n'ubundi nta bushobozi nahibutse inzira y'amasengesho ndasenga hanyuma nyuma yo gusenga nibwo mubonye ntangiye kuyoboka itangazamakuru ngo ridukore ubuvugizi nyuma y'uko muva kwa muganga muracyamuvuza cyangwa se mwararekeye mudahererezo miliyoni 14 kugira ngo mubone kujya mu Buhinde ibyo dukora byose ntabwo ikibazo afite umwana bizagikemura ni nka protection imurinda gakeya batubwiye ngo ku buri wa gatanu twamuzajya tujya i Kanombe bakamukora controle bukarebe se imyenge imeze ite se bimeze bite hari n'agati batwandikiye tumuha ngo kazajya gatuma ayo maraso atirukanka cyane ngo abe yatera ibibazo ariko ndagira nkubwire kubona uyu mwana naho ageze mbese mvuze ko yateje crise tutari twiteguye ntabwo naba mbeshye umuntu akorera ibyo bibiri byagwira 10 ukajya kugura uwo muti tugeze none ubushobozi bwarabuze tugeze ubwo twatangiye gusaba gahura n'umuntu mu gitondo ukamubwira ati mpa 2 nyaboneka nk'ubwo amafaranga ejo bundi mujyanye kwa muganga ni umusore ukora hafi y'aho nkorera Imana yakoresheje arayampa amafaranga ati ejo umujyane kwa muganga nari mubwiye ko atangiye kugira ikibazo yitangiye no kwituma amaraso ambwira ati akira amafaranga noneho ati numvisha umutima umata nabyo bibaho iyo niyo yitumye yituma amaraso ambwira ati numvisha umutima umata gwaye amafaranga atakira ayo mafaranga hanyuma ejo umudamu wazategemo ajya kuvuza umwana hanyuma nihajya n'igisahuka muzamugurire n'amata umudamu aragenda ngira ngo yakoreshe 1000 bigeze muri 21 n'andi mbese twebwe ubushobozi bwacu nubwo bwari ntabwo ariko bwageze aho burangira turi muri etape yo gusaba 100 200 umenye duha n'igice cya 50 tucyakira kuko twahuye n'ibibazo twarahungabanye ibaze kugira crise yo ukirangiza ubukwe narizi abantu bose bagiye bakora ama mariage ubushobozi bwose waba ufite mariage rangira ituhura na crise nk'iy'umwaka twakoze ubukwe tuba mu nzu 50 tugera crise iraza tugera ubwo tujya muri chambrette 3000 izakabuye hirya bita mu burizi nk'iyo crise n'iki niho madamu yaratwitiye iyo crise ikirangiye niho kuvuka k'umwana avukanye ibyo bibazo deni
mbese twarakubititse byari bikomeye cyane. Hanyuma mama Keza, wowe nk'umubyeyi wirirwana n'umwana wirirwana nawe umunsi ku munsi, ubona yitwara ate? Ubona nyine nk'uko ubona umwana wese cyangwa se wajya ubona abana bagiye batandukanye bageze muri ayo mezi 10, ubona umwana agerageza kwitwara? Umwana uko yitwara ubona ntabwo bisanzwe. Abandi bana ubona ari shapu, umwana w'amezi 10 abenshi babiruka, abari mu kigero cye n'abavutse nyuma duturanye benshi baragendera ku bintu, ariko we uko umwicaje niko umusanga. Ubwo urumva nta mbaraga afite z'umubiri z'amagufa ku buryo yabuja nk'abandi bantu. Rero kwirwana nawe ni ukumwirwana uko nguko, kwirwa umuteruye yarambirwa ukamuryamisha. Ntabwo ajya aseka niko mwatubwiye? Oya, ntabwo ajya apfa guseka. Niba ari za ntege nkeya nyine z'umutima z'uwo mubiri we, usa no kumuterura ngo umusimbize ntibiba. urumva kumusimbiza, hari igihe ushobora kumusimbiza bitewe n'ikibazo afite akaba yakikanga. Uko iyo umutereje ubona ahise amera nk'umuntu wikanze, ukavuga ati rero kugira ngo mbikore umwana ahungabanye reka mbyihorere. Ubona nta kindi kibazo afite usibye wenda kushinduka cyangwa se kwikanga? Iyo nyine no kwicara mu bandi bana agatinya nacyo kiba ari ikibazo, burya biri mu bintu bidindiza umwana mu mikurire. Okay. Hanyuma rero papa w'umwana, ubona se urifuza iki nkawe, urashaka iki, urifuza iki muri aka kanya kugira ngo ubikorere ubwo buvugizi, cyangwa se n'abantu bakurikiranye yawe TV muri aka kanya kugira ngo bumvireho, se urateganya iki? inshuti bakunze nk'uko twatangiye tubibabwira, ibikomere biba byinshi, ariko hari igikomere kikugeraho ukumva kirarenze, kumva nta n'imbaraga ufite zo kuvuga, kumva birarenze. Icyo nifuza, ndamutse mbonye ubushobozi bwo kuvuza umwana namuvuza, mbese icyo keretse muye n'Imana direct, nubwo bitakunda nayibwira nkiriza umwana. Ndamutse rero mbonye abaterankunga, abantu bagira umutima w'imbabazi, abantu bifuza gukorera umugisha, bakaba badutera inkunga tukavuza umwana, byarushaho kuba byiza kandi n'Imana yabaha umugisha. Kuko batubwiye ko turamutse tutagiye gupfukisha iyo myenge iri ku mutima w'umwana mu maguru mashya, ko tutagomba kumubara nk'aho dufite umwana. Urumva ko ni ibintu byaturenze, tuba twumva ko isaha n'isaha nyine yagenda. Hanyuma se icyizere nka papa w'umwana ubona ugiye akangaye kwijana umwana wawe ukimara kumva ibyo bibazo byose, ukimara no kumva ko nta n'ubushobozi mufite, crise byabajyanyemo, hari uko mutameze neza cyangwa se hari uko wenda byabasize mu bukene, ariko mbyito ko nguko, ubona icyizere ari ikihe cyangwa se ufite ikihe cyizere? Icyizere cyo nk'abantu dusenga Imana, nanone ntabwo twata ibyiringiro cyane, guta ibyiringiro aho icyo gihe Satani aba yagusuye. Ushobora guta ibyiringiro ngo uvuge ngo umwana ngo yarapfuye, yebabaye twiringira Imana ko ishobora byose, twiringira Imana ko ishobora gukoresha abantu, twiringira Imana ko ishobora kunyura mu nzira zitandukanye igakemura ikibazo ikesha icyubahiro. Ufite ibyiringiro ko hamwe n'Imana n'abakunzi ba Yawe TV hari icyo byatanga, tukabona ubushobozi tukavuza umwana. Hanyuma se mugeze mugerageza byibura kujya hari aho bavuga ngo mu bavuzi ba gakondo, mwigeze mugerageza kujyayo? Abantu benshi iyo bahuye nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo bahita bumva ko niba kwa muganga ikibazo kidakunze bakavuga ati reka tujye kuri ba baganga bavura gakondo. Oya, ntabwo twigeze tujyayo, cyane ko twizera Imana kurenza ibindi byose. Twumva ko niba Imana yarahaye ubwenge abaganga ba guverinoma y'u Rwanda, abaganga bakatubwira bati ibi ngibi ntabwo twabishobora, ababishobora naba, twubaha abaganga bemewe kurenza ibindi byose. Ngaho gira icyo usoza ubwira abakunzi ba Yawe TV kugira ngo turasoza ikiganiro cyacu. Bakunzi, tubashimiye umwanya mwaduhaye kudukurikirana, kumva ikiganiro cyacu, kumva inkuru ibabaje nk'iyo ngiyo. Wakwifuza gufatanya natwe mwaho kababaro no gukorera umugisha w'Imana, na cyane ko n'ubwo Imana igitanga umugisha. Wakwifuza gufatanya natwe, yadutera inkunga, Imana yamuha umugisha.
telefoni zanjye ni 0788 96 16 81 0788 96 16 81 ibaruye ku mazina yanjye uko izagira Jean Damascene. Twize neza ko tudashidikanya ko ubushobozi bwanyu n'ubushobozi bw'abandi, 10,000 byawe, 2,000 byawe, 500 yawe, hamwe n'Imana twagwiza amafaranga tukajya kuvuza umwana. Turabashimiye cyane kubw'inkunga n'ubufasha. Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo n'ibingibi bizabibukire. Hanyuma rero mwakoze kubana natwe bakunze ba Yawe TV, ngira ngo mwagiye mubyibona cyangwa se mwabyumvise. Ufite umutima ukunda yabahaye nimero, natwe turaza kuza kwishyira hasi kugira ngo mubashe kuvugana na Damascene, mubashe kumva ikibazo cyangwa se mubashe kuba niba ufite ubushobozi nk'uko ajya bivuga, hari icyo watanga cyangwa se n'inkunga yawe ibikenewe, hari icyo wakora. Reka ngushimire wowe warebye iki kiganiro, naho butaha ni Ange nk'ibisanzwe. Ciao ciao.